n'iby'iki gihe sha ntawamenya pe. Hello. Sibyo ni ibiki noneho? Hello. Ndashonje. Semani wafashe mani ndashonje mani no kuri kimwe. Niriwe neza. Niriwe. Gufasha iki? Wambwira iki ukeneye wenda nkareba ko ari cyo nagufasha. Keneye ikintu cyo kurya no kuri kw'Imana. Ndabaje. Muvanye ko nanjye nta kintu mfite kuko umuntu ngiye gushaka akazi sigaranye itike nyine bunyure. Sinzi mba ari cyo nagufasha pe. Basi wanshakira n'irindazi rimwe basi. Irindazi rimwe. Senda nta kundi nabigenza. Sayini wenda ndaje ndebe. Usanga uri mu kibazo uyu munsi ejo ni ngiye ugasanga ye nanjye ne ubufasha bwanyu pe. Ko ese wone ibyo n'ibiki ufite? Ya, muvanye ndimo ndajya gushaka akazi, aho nengeye amandangiye akazi ngiye kudipoza kugira mbashe kubona ko nabona akazi nanjye mbona uko nabaho. Imana ibigufasha ariko ngewe ubanza ushakira ikintu cyo kurya ibyo uri kwigira ntago mbishaka. Ni no kuzongera we. Wihangane. Negamiza hano ku gikuta. Okay, kandi ngire ndabike nkurebera nta kundi ubwo nanjye ndaje ngaruke. Ibyo urimo wigira byose rwose igenda ngewe unzanira ikintu cyo kurya. Okay, ngaho mfashije aya madokima ndaje. Yashyiraho ngaho hari Okay, muvane mwihangane natinze nyine sakira. Nawe ugira uko wifasha. Sena kundi. Ese ibi ni ibiki unzaniye? Umbwiye ko ngurebera irindazi pe nta kintu nanjye narindiho. Urandebera irindazi ritagira n'amazi surashaka kumira. Uvandi hangane nta kundi ndiho pe. Atagira n'amazi urashaka kunyica? Nabigenze gute nta mafaranga mfite yo kugura amazi. Gerageza genda ushakira amazi we yakora se birambye. Nta kundi nyine ubwo gufasha ni ibya mbere by'akazi kambe mbyihoreye. Jya kunzanira amazi. Okay. Aho mwakira. Semo ko ubundi wirwa? Ye banyita Rene. Wirwa Rene? Yego. Byiza cyane. Rombwiye? Ndi bikubaza izina ryawe nawe nyine. Yani nitwa Mr. Biro. Ni byiza guhura namwe gusa nibura ari Karame. Basi wenda Imana igufashe ibona akazi ugiye gushaka. Cyane rwose kandi murakoze. Kubona umukobwa ufite umutima mwiza gutya ugiye gushaka akazi ukakabura byambabaza. Ikize nayo ifite akazi nzakabona rwose pe. Kandi nakabura aho ngiye nzashakana akazi nzakabona nta gikize nzigira nyitakariza. Imana igufashe. Okay, ubwo nta kundi. Imana ifashe akira dokima zawe, Imana ifashe ubona akazi no kwituma. Okay, Mr. Birori ahasigaye rero ukangende ndepoza hakiri kare nasanga babosi bagiye. Imana igufashe pe, Imana igufashe ubona akazi. Namwe musigara amahoro. Yego. Naramutse neza mawuja. Ego. Naramutse mute. Baramutse neza. Sando rakibana ute? Cyari gitondo ni cyiza nuko haramutse akamisi imvura ko nta kintu. Niko bimeze neti mu gihe cy'imvura. Okay. Ya, wewe ukorera ni wewe boss wa hano cyangwa nawe umukozi? Shange ntago ndi boss wa. Boss wa muri yamubona ate? Boss akunda kuboneka mu masaha ya 8. Okay, ibyo tege kubitindaho, ubwo niwe masanze, tugomba kubanza kwibwirana tukamenyana. Nta kibazo. Okay, amazina yanjye ni Twarine. So yewe bakwita nde? Ngewe banyita Teta. Okay, ni byiza guhura nawe. Niba uri umuntu urambirwa vuba. Yeah. Sha ntago wamubona.
ibyo kurambirwa ntabwo ari byiza burya ikintu umuntu afite icyizere k'akazi yakabona akazi urakabona cyane rwose ngenda byizeye neza kuri bukabona okay dusubiye inyuma ho gatoya ushaka akazi kajyanye n'iki akazi kari kose njye nagakora nta kazi kajya karanira akazi ko gukoropa wagakora nta cyo no kari akazi umuntu ahembwa amafaranga numva ufite morale nyinshi pe icyizere ndagifitiye kandi k'akazi nakabona bakabona rero teta yageze agura nawe unawusigira dokima bose yaza mukaza kumvugisha bibaye ngombwa nimba nabagoye ari se nta kibazo pe bakabona ntukarambirwa ariko nurambirwa akazi ntako uzabona nta kurambirwa burya icyo umuntu ashaka gishyiraho umutima kugira abashe kukibona kandi iyo yakibonye akorana umwete muri makeya ndumva ufite umuhate ariko nizere ko iki cyizere uri kutwereka utazagitakaza amabuja wenda nkuko wambwiye ko atari bosi wa hano usanga njye mwake ubu nkawe uri mabuja wanjye ikintu kuko nayo winshima cyane pe kuko ntabwo ndagiye igihe cyo kuba mabuja musore ni vuba ahangaha ntabwo njye nabitindaho ntabwo ari vuba bisaba imyaka myinshi bisaba gukora cyane amajaka ngende bwasigaye nawe kuri fone unamvugisha okay sana murakoze isa kuriya bishyira kuri bose zagakaye kazi